mukurikire urabona ko abasore bacu rwose aha ishuri ryari ryarabaheranye ariko babonetse nizere ko byashyushye urabona ko hano byakomeye rero nizere ko abantu bose kuri Mataru nizere ko muzabona ko turishima turanezerwa niyo mpamvu uyu munsi komeza shinyaho igaragaze igaragaze eme igaragaze ngene murabona ko nyine ashaje abasore banganje hano byakomeye aho kajyamo rwose kajyamo aho beni mani rabo Many girls want to get it from me, but I left it all for you. You remember love to drink it beer, but I left it all for you. Angelina mama, Angelina yo, Angelina mama, Angelina yo. Tereta wagufata akakunzanira nawe byose mfite Angelina mu Rwanda ariko emiko tigaragaza kandi nawe garagara mama aho Angelina yo aho Angelina mama Angelina yo wagufata vacances irashushe murabona ko abanyeshuri bacu mu kiruko bameze neza kandi baratuje Mataru TV show tubafitiye byinshi cyane bitandukanye kandi tuzakomeza tubandire byinshi reka dusabe DJ atugabanyiriza kara karirimbo kugira ngo noneho agahagarike maze dukomeze kwindi gahunda hanyuma basore banjye ndanezerewe cyane murakoze cyane kandi mu byukuri mudukoreye umunkoreye umuti kuri uyu mugoroba ese mu byukuri murumva gute uyu munsi hano kuri gahunda ya vacances n'abanyeshuri murabona iyi gahunda dutangiye muri ikiganiro dutangiye uyu munsi cy'abanyeshuri murabona mbese kimeze gute nkamwe mugifashe gute kuri uyu munsi kino kiganiro ni cyiza kabisa no kujya mubageraho bari ni igihe cyiza cyo kwidagadura bakishima no bari mu kiruhuko cy'amasomo mukabaganiriza hanyuma nawe murabona iyi gahunda ese tuyikomeze hanyuma iyi gahunda mutwemerere ko dufite hano kureka n'abandi banyeshuri ese murabona bihagaze bite kuri iyi gahunda gahunda ni nziza abanyeshuri bari mu rugo bajya bagera kuko iyo bicaye mu rugo abigunze mu gihe badafite ikindi cyo gukora gusa nyine nanjye nishimiye ubutumire bwanyu murakoze cyane subscribe to abakurikiye Mataru TV show twagarutse nitwa Nkusi MC muramenyereye inshuti zacu uyu munsi dufite abashitsi beza cyane ndababwiza ukuri n'abana batamuye barariye ntiwareba barashishe amatamani yose aba basore turi kumwe ndagira ngo ntabwo ndi butinde ndagira ngo mukanya buri wese aze kwibwira abadukurikiye hano ibumoso bwanjye uraho wa mugabo muraho neza amahoro masa turashima Imana nishimwe hanyuma witwa nde amazina yawe bwite wanjye ubusanzwe nitwa Ngabo Gasore umukecuru wanjye akunda kunyita Kadiyonizi aka gatazirano banze muri society ni Jordan Simax ndumva rayo urumva ko turi kumwe na Jordan Simax kandi ndetse tutibagiwe Kadiyonizi hagati aho hano nanone turi kumwe n'undi musore agatanga uri ku cyangwa mugabo biragaragara ameze neza ameze neza byatari cyangwa kirahari icyango kiri cyose kirahari cyangwa umuntu aba yifunze cyangwa kiragara wa amafaranga yawe yose ashirira hanga umusheki yose ashirira hano ni gutya amazina yawe witwa nde amazina yanjye nitwa Ndicunguye Pacifique abajama banjye bakunda kunyita Stop Boy Stop Boy
there you go karibu mu kiganiro murakoze cyane hanyuma kuri ruhande turi kumwe n'undi musore uri ku cyangwa kigaragara ku mabara abiri atandukanye umukara n'umutuku muramubona uburyo akeye cyane Mr Brown meze neza vrema cyane Brown neza wiri ariko yegereza kabikorwa tuganire ngaho nawe twibwire abadukurikiye kuri Mataro TV show hanyuma utubwire uti bariya ni bande ese wowe urindi nanjye nitwa Nshimiyimana Emmanuel ako banyita Emi niryo abazina bagenzi banjye banyita yego nshuti yanjye uyu nguyu ni Emmanuel ariko bamuzi cyane kuri Emi hanyuma rero ubwo turakomeje tugiye kugirana nabo ibiganiro nizere ko biri bushimishe buri muntu wese kandi aba basore n'urubyiruko bafite intego zitandukanye imishinga itandukanye ndetse n'intego zahazaza nyinshi cyane kuri bo uyu munsi haracyari hafi ku buryo ubuzima bwabo ni burebure ese mwese tuyotangira tubaza buri muntu icyo akora se mu buzima busanzwe abukora unjye mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri nka mfite n'akazi ka part time nyine katansaba ingufu nyinshi ku buryo nakwibagira ibyishuri ko full time ndi umunyeshuri wow yo numvise umuntu ko ari umunyeshuri biranezeza cyane kuko iteka iyo umuntu ategura hazaza abanza mu ishuri ese noneho wowe wa mugabo we ntacyo bitwaye ntago ari ngombwa ngo wese umunyeshuri ushobora kuba warayarangije ese ahari wowe mu buzima busanzwe ukora iki kino cyangwa ntago wakivana mu ishuri ntabwo bibaho ishuri ngewe ubundi ishuri ngewe ndibona nk'ibyaho ntabwo ndifana cyane ubundi nakuze ishuri naryiyumvamo byatari ngewe narigiye kure ntabwo nari ndyanze ariko wowe wiyumvamo nk'ibintu by'ubucuruzi nta bucuruzi bishobotse mfite amafaranga ugaragara nk'umuntu ufite butiki nyine ubundi nanjye nibyo negura ibyo uvuze nshaka kuzayigira there you go aho urumva ko nawe afite ikindi akora kandi ni kiza turakizi hanyuma Emi nshuti yanjye wowe ubuzima busanzwe muri misi uhugiye kuki ukora iki nanjye nkuko Max yabivuze nanjye ndi umunyeshuri mugenzi we njye niga full time narebye gufatanya ishuri n'ibindi mbona ntabishobora ishuri naryo rifite amasaha 40 murabizi ko muri company mukora 40 cyumweru n'undi ni 40 rukumva rero nanjye ndi umukozi full time kuko iyo wiga ubona akora there you go nubundi ishuri nakazi kandi nakazi gahoraho katiyakigera karangira vuba ariko kandi nta n'igihe gikererwa cyo kwiga iteka umuntu yasubira mu ishuri akiga hanyuma isubu muri kujya ku ishuri cyangwa bimeze bite oya ubu ngubu ntabwo turi kwiga ubu ngubu turi muri break muri winter break nyine ni holidays ni gihe cya Christmas na New Year ubu ngubu nyine turicaye ntabwo turi kwiga turi muri break nk'ahandi wow ikiruhuko kiraryoha cyane ndabizi kera tukijya mu ishuri tugiye muri vacances twe twarabyoroheje tuvuga ngo turi muri vac ubu ngubu inaba byita ka break urumva kuko kuvuga ngo vacances ukayirambura ujye wumva iri gutinda cyane muri ngo turi muri ka vac urumva buna natwe turi muri ka vac namwe muri ka vac urumva so rero nk'abantu bakuru ikiruhuko kiraryoha cyane nta muntu utabizi abanyeshuri bose batangiye ikiruhuko ndetse kiya kurangira urebye kenshi abanyeshuri bose babyibushye bite nuko abantu bakarebana n'ababyeyi bakabatetesha cyangwa se ugasanga bariye neza kuko ya pressure y'ishuri iba yagabanutse rero hanyigataho ese ikiruhuko urikibona gute ikiruhuko kimeze neza cyane yuko n'amasomo yari menshi rero uyu ni umwanya mwiza wo kuruhuka ugafata umwanya ukitekerezaho ugakora utundi turi hanze y'amasomo ugafasha n'ababyeyi n'iyo mirimo igihe bagukeneye ukabafasha mu gihe utarasubira ku ishuri ukenjoyinga n'izi holidays kuko n'ubundi bayita winter break ariyo ya holidays ahubwo tuvuga ngo ntuza biyavuga ngo ikiruhuko ngo ni ntuza vacances ni bakuna ni time to eat kenshi usanga ari time to eat and time to sleep kuko kenshi umuntu yiga ntago uwo mwanya akunda kubona neza urugero kwirukanka ukaryama uri kubyuka ugasanga ibintu ama homework ibintu ari byinshi cyane kandi ibintu ni byiza none ese wavuye muri Afrika warigaga muri Afrika narigaga dukomeje imyigire ya hano niyo muri Afrika wigeranije ubona yemeze gute tugereranyije imyigire muri Afrika ni hano harimo itandukaniro gusa ku byo twiga nago harimo itandukaniro rinini cyane ahubwo itandukaniro nababyigisha ngende kubabyigisha ugendeye muri Afrika usanga
bashyiramo akantu ko kubikomeza cyane usanga nyine urebye nawe n'ubuzima wabayemo bitandukanye n'umuntu wa hano usanga ibintu ari kwigisha nangwa se undi we ari gukora ashaka amafaranga usanga hano umwarimu wa hano y'amafaranga arafite ahubwo kimuraje inshingano kuguhereza bwa bumenyi bwe kugira ngo nawe udatahira ubusa nyine utahane cyakozanye. Wow, you see, urumva ko abinaha bibanda cyane ku bumenyi kugira ngo umwana icyazamenye kizamubesha mu buzima bwazaza. Hanyuma ariko muri Afrika tukiri mu mashuri hari ibintu bavuga ngo umuntu yakubaza ikibazo wakumva icyoroshye kamwe ati kuki mukunda kubaza ibyo muze nka mwarimu. Urumva kandi koko byabaga ari byo koko inaha imyigire iroroshye cyane kandi iby'abarimu babaza ni nabyo iby'abarimu bigisha ni nabyo babaza ntabwo yabaca ku ruhande. Ariko muri Afrika bigoranira ibyo umwarimu yigisha iyo bigeze mu bizamini akora ibishoboka byose kugira ngo abanyeshuri abazanira ibikomeye cyane batigeze babona kugira ngo buri wese atsindwe mbese natambuka umuhanga. Urumva rero ni ikintu kigoye. So Emi muri Afrika warigaga? Nanjye narigaga navuyeyo ndi mu wa gatatu ngiye gukora troncom ikizamini cyo mu wa gatatu. Okay, yeah. Navuyeyo niga mu wa gatatu. Troncom no kubitandukanya ko turi muri Afrika ninza rigeze kwitwa troncom noneho navuye cyane. So okay, kubera ko twari turi ku by'amashuri buraza mu byo nayo. Okay, yeah. Umwaka wa gatatu nari ngiye gukora ikizamini. Naje twari kuzakora mu kwa 12 I guess twaje mu kwa 9 urukumva ni amezi 2 nimba 3 yarari kubura urukumva ko harasigaye amezi make ngo nkora icyo kizamini. Twaraje tuza dusora muri leta bita Virginia. Yes, okay. Yani twasohoreye ngarutse nabwo bansubizamo nsubira hano bawita mu gihe muri Virginia. Twari dutuye mu mujyi bita Newport News. Newport News. Oh wow. Bankira mu wa 9 cyane. Mu wa 9 ndakeka niho mu wa gatatu hano niho mu wa gatatu muri Afrika ariko hano bakabyita mu wa 9. Yes. Ndongera ndawutangira wa 9. Muri Afrika haje 9 years n'abasigaga mu wa 9 cyane. Kumva ko ari bimwe. Yes. Bateye imbere. Koko. Haraje koko. Nuko ntangirira mu wa 9 ndahiga mu wa 10 mu wa 11 mu wa 12 ndarangiza mbona diplome ya high school. Congratulations brother. Akoze cyane wagize umuhato uhagije kandi ukwiriye vraiment ni byiza cyane. Hanyuma ngabo nawe wa Simax warabitoboye hano muri Amerika cyangwa muri Afrika? Hano muri Amerika. Muri Amerika nanjye nageze hano ndiga nabonye diplome yanjye muri 2019 mu mwaka ushize. Nabonye diplome ya high school. Congratulations. Barakoze cyane kwitwara neza. So hano muri Amerika ni ikintu kibaho cyiza cyane gishobora gutera ishyaka nishyari undi munyeshuri wari wese kuko muri Afrika umuntu arangije high school cyangwa ibyo bita secondaire ntago bagraduating. Ariko hano iyo umuntu arangije high school bamukubita igikanzu n'ikigofero cya fresh kuri shogira ngo arangije doctor. Igikabyo kweri igikabyo koko. Rero barakabya kuri ako ngako nkunganiye usibye na high school na middle school you urangije graduating. Middle school ni nko mu wa munane hano yita middle school. Kujya mu wa 9 wambara igikanzu mbere kujya mu wa 9. Mbere kujya mu wa 9 ura graduating. Bakabona diplome. Usibye nibyo no muri kindergarten ni nko mu kibura mwaka nabo bara graduating bakambara n'amakanzu. Urumva ko inaha bagukora ibishoboka byose bituma ukunda ikindi cyiciro cy'imbere yawe bakwambika imyenda myiza bakabati cagira ngo nzambere muri mwe nzambere nkuko abakinnyi iteka iyo bakina umupira uba wumva wava muri Reyo ukazambara na jezi ya APR cyangwa se niba uri muri Etincelle ukabati nzambare na jezi ya Mukura kuko na jezi hari jezi itera nk'abantu bakina muri za Barcelona cyangwa mu Bwongereza kena za Man U za Arsenal usanga umukinnyi afite imihigo ati mba numva nazambara jezi ya Real Madrid uko Real Madrid ni kipe ikomeye igira imihigo cyangwa se igira ibigwi abantu bakunda cyane. So brother wambwiye ngo witwa Step Boy nyine Step Boy. Yes. Uhagarika abandi bahungu? I think niko bimeze ariko ntabwo mbizi neza ariko ni ukuvuga ngo uyu utambutse abandi bahungu barahagarara. Step Boy. Yego. Rero none wowe bimeze bite uvuye muri Afrika vuba abiwacu bimeze bate? Bacu bameze neza bararyoshye mu rugo habaye umugi mu rugo mbiki usuye bura wahoyoberwa nkaho waje kera ntabwo ari ukubeshya impinduka zirakwiye kandi ntabwo ari byiza ko nanone iwacu ariho waguma hasigaye inyuma. None
kuje vuba ahubwo urumva intego zazo muri iki gihugu ese uje ufitiye imihigo n'imishinga urukumva ugambire kuzagera ku muri iki gihugu kuko iyo umuntu yageze kenshi aba yumva ashobora kugira icyo abona cyamufasha kugira mu iterambere njyewe nyine ikintu nshaka kugeraho kuko nahoze mbyifuza kenshi ko umuntu ubuzima ababayeho muri hariya ntabwo bari bwiza cyane mba nifuza ko ntajya mpora mbitekerezaho ndiriya muri Afurika nkajya nibaza se ninkura nzabaho nzagira umugore cyangwa ese hazaza hanjye hameze hate bitewe n'uburyo mbayeho nkajya ngira ibyo bibazo ariko right now meze neza ubuzima bwanjye bumeze fresh ariko ejo hanjye mbona ko hazaba heza you have to dream big ugomba inzozi ndende ikomeye niko bimeze twika gahunda ni ugutwika cyuma byanze bikunze nyine kubera ko nasize ababyeyi muri Afurika mfite kubatekinga care nyine mfite kubitaho ukababera kimaranzara niko babivuga kimaranzara mfite kubitaho nanjye nkitaho ubwanjye bagashyira ku mbavu byiza cyane bakabaho neza bakajya bamenya bakavuga ati mfite umuhungu wa muri Amerika abandi babimenye mfite umuhungu wa muri Amerika nanjye nkamenya ko mbayeho neza mwishimira ubuzima mbayeho hano muri Amerika ndifuza ko ababyeyi bawe bazareba n'iki kiganiro bakabona umuhigo mwiza ubafiteho aho waturutse abantu bazabireba hanyuma banabibereka bati umuhungu wanyu muri kino ariko bategereza ko nari kiza byonyine iyo uzi ko umuntu agufiteho umugambi mwiza utangira gushisha wumva cyane nanjye bijya binshimisha cyane nyine mbere yuko nshaka umugore banza nkitekereza umugore ntabwo yoroshye ntabwo aba yoroshye umugore ni ibyawe nyine hari umusaza wavuze ngo umugore arakarishye ngo yanagukubita umugore uyu mungu yasize umugore muri Afurika akubivuga nk'uwashatse agakubitwa umugore yakwivuga urumva ubwo numara gufasha ababyeyi umuzaba ibyo uzaba uretse wenda umugore wenda utegereza ababyeyi nabo bazaze niba bafite umushinga kuzaza cyangwa n'Imana izabikora hanyuma nibamara kuza wenda nibwo uzahumeka bati ubwo ababyeyi banjye baje none nanjye reka ndebe niba hari ikintu nakora nacyo kwiteza imbere hanyuma Emmy thanks brother stop boys none Emmy wowe ndabizi nawe ufite imishinga myinshi uri muri college cyangwa twabyita university ku bantu bari iwacu muri Afurika babyumve neza ariko na college barabizi ariko noneho ese muri college urumva uracyari wenda muri level yo hasi kubana nugera mu gihe cyo guhitamo icyo uziga wumva uziga iki ku buryo wumva aricyo uzafocusinga cyangwa se icyo uzahitamo gerekeza kubere career y'ubuzima bwawe mu by'ukuri ndacyari hasi ariko iyo umuntu akiri hasi mbere yuko uniyandikisha kwanza ubanza wahitamo icyo uziga biba byiza hano umuhitamo mbere uhitamo ukigahitamo ibyo uziga ukiga registaringa wahisemo ibyo uziga uko muri Afurika iyo umuntu ari muri college abanza kwiga icyo bita common classes twakwita umwaka wa mbere n'uwa kabiri muri college none wajya mu wa gatatu no mu wa kane ugahitamo option cyangwa se icyo nakwita faculty inaza mu byita gute inama byita major yes urumva rero muri Afurika byita faculty cyangwa se icyo wifuza gukora no vuga ati ninsoza amasomo cya kaminuza nako kazi nzashaka nirwo rwego nzajyamo none wahisemo iki deja wamaze guhitamo hanga biratandukanye uri kuri registaringa bakubaza ibyo uziga ngiye ndi kuri registaringa nanditse nibyo nari mfite no muri gahunda nahisemo icyo bita electrical engineering yabuno niyo ndangijemo igihembwe cya mbere ndacyari gufata amasomo nk'ayo ngayo wavuze bayita common classes niko babyita muri Afurika general studies same thing only different I guess nuko byanditse bitandukanye ariko the meaning is just same thing ayo ngayo niyo nkiri gufata ntabwo ndatangira gufata yajyanye na meja yanjye ariko ujya kwiyandikisha wamaze gufata na meja wamaze guhitamo meja deja wamaze guhitamo electrical engineering ari byo iyo umuntu abishoje yasoje college abazakora iki abazakora mu bijyanye n'amashanyarazi uri umunyamwuga w'amashanyarazi ku buryo akantu kose kakwitumbukiza k'amashanyarazi cyane ugahita ugafixinga ugakubitaho ijisho kagacece cyane there you go umuntu w'umugabo hanyuma Simax ariyo mbwiye umukecuru ajya kwita kazi Kadionese
Kadiyonizi ese ariko kano kazina gateye amazu umuntu yakwibaza kavuye he hanyuma nawe wamaze guhitamo already oya ungu nje nsa nkutarahitamo nonganiye umuvandimwe akenshi uri kwa applying nyine muri college barakubwira ati ufite guhitamo meje ushaka kwiga ariko iyo ugiye ku kigo uvuga yuko yumva nyine utarahitamo utaramenya icyo ushaka kuziga uvuga yuko utarishoye ikintu uziga none ukiga nk'umuntu uri undecided nyine ugatangira ufata za major studies zawe none waba uri kugeringa rero nyine muri college ya myaka 2 yarangirwa tuvuga ati nshaka kuziga iki kubera ko nubundi ya myaka 2 ndi kwiga general study ariko ubu ngubu ndacyari kudecidinga ndacyafite nka major nk'ebyiri nshaka kujyamo ndi gukora research nangwa se nkareba ikintu ni ibintu bibiri ndi kubona nakwisanga mu byombi ndi kubona ndabikunda cyane nshobora kubikora icyarimwe nangwa se nkahitamo gufata ikingiki ejo nkazafata ikindi ubu ngubu ndacyari undecided ndi gufata major studies you still waiting to make this ariko bitavuze yuko nyine hari ushobora kumva ndi gufata nyine general studies bakagira ngo like undecided bakagira ngo ndi wasting time n'undi myaka yawe ya mbere ufata general study mbere yuko winjira muri major yawe ya no muri Afrika niko bimeze kuko impamvu batanga general studies cyangwa common classes nuko baba bazi ko umuntu ari kugira ngo bamwereke ibiri imbere byose aba azahitemo major ariko yabanje kumenya ibizaba biri muri iyo major ibyari byo niba bizamworohera cyangwa se hari ko arwahitamo major wageramo none kaba yanakugora kandi wenda ariko banje gwazira classes zira myaka 2 ugahitamo ugiye kujya mu mwaka wa 3 bigufasha guhitamo icyo uzashobora neza amaze kumenya ibizabirimo nanone bitakuye uko ukiri muri high school ushobora kumva hari ikintu wiyumvamo ukabati byanze kunze ndagihitamo whatever nikina nikizana ariko nicyo nkunda kuko nari ikintu nakunda aragiharanira ku buryo yumva yaza gikora so urumva ko nawe you still have time to decide it's good nabwo ariko no guhitamo nabyo it's really good so burya hari ibyiza akaba n'ibindi byiza ibyiza bihora bisa nta kiza kimwe so noneho hanyuma dutangiye vacances tureke kuwestinga time dukore tuvuga iby'amasomo ndabizi neza ko iyo umuntu ari kwiga aba ari kubaka umutwe kugira ngo arebe icyo bizamumarira ejo hazaza hanyuma rero mutangiye vacances muri ko nimeze gute vacances ni sawa vacances kuwadakora biri sawa kabisa gusa ndebye n'itandukaniro nyine ngende nyine kuvuga ku badakora wavuze ngo mu Rwanda mwahitaga vac wavuga nyine ukavuga ngo ni time to eat na time to sleep ariko hano nje nshatse navuga yuko hari itandukaniro nk'umuntu wiga za college ari over 18 nangwa ari 18 hari jya afata break nyine akavuga ati mbonye amezi abiri nkafata naho ngiye kuyapfusha ubusa muri amezi abiri nshobora kuyabariranya nkakora mu dufaranga twazamfasha babona muri ibi bihati nshobora gukora mu rukweto rwiza nshobora kuzakuramo ya mafaranga yazangurira igitabo mu gihe wenda batari kunkavaringa so ngubu nyine turugushaka yandi makimbere kudusura wow cameraman unadufashe bakomeje ku nkweto uza kwerekana inkweto abagabo bambaye abanyeshuri bina barambara nk'abantu mwe bari kubyangwe biteye ubwoba ngiye bunagize ubwoba ahangaha nicaye mu bapampe ku buryo ntabwo urebye inkweto bambaye hari nivuga ngo yambaye igice cya miliyoni bano bagabo bambaye ibice bya miliyoni gusa n'abagabo bambaye neza cyane ku buryo uribaza ku buryo utabizi neza ahubwo wagira ngo ni ba mwarimu so rero ni ukuri mukomerezaho kandi vacances ibaryohere niba muri bushake muri ko turimo nta kibazo mukure mu dufaranga twogira ngo muzasubire ku ishuri mugaragaye neza vuremo mugaragaye neza cyane mwambaye neza mwambaye vraiment ebana banyeshuri bacu musa neza vraiment ntanzari bagaragayeho vraiment nta n'icyatuma mutagira ubwenge umuntu usa nawe wariye neza vraiment gukarisha ubwenge ubwonko biroroshye so hano aragabura amashuri hano aragabura harya hano babagaburira pizza ku ishuri pizza gusa ka chicken pizza n'akantu kari hasi oh really wow mukubita chicken wings byose turarya come on man hano hari akantu kateye kitwa pepperoni mugerayo ati tugera kuri ka cheese there you go cheese iraryoha steak cyangwa se chicken na ka veggie ibyo tuntu turaryoha cyane vraiment ibyo bintu biba byiza cyane so turi muri vacances ese nihe ndirimbo yajyaga igutera uri nko kwishura ukafati kano kari mu nzatangira vacances zajya nkumva kweri nsinzire ndi kumva paka bukeye hakora uturimbo twaduka kumva kagezwa abane bari bakaririmba buri munsi aho kubera ishuri uri busy ntubone uwo mwanya wo kukitaho ese wowe nakaye karimbo ujya wumva muri misi kari gu trendinga ukafati kano kari mu nzakumva bodi muri vacances
ewana hari akarimbo kasohotse ndi kwiga akarimbo kasohotse ndi kwiga nakumuvandimwe utuye Nigeria witwa Patoranking akarimbo kitwa Abule kajya kankorogoshora cyane aho bati nimbona gahunda umwanya nzajya nkabyina ako muri iyi minsi mpara yakitwa Abu Dhabi ka Bruce Melody. Oh, there you go, Abu Dhabi. Turaza gusaba cameraman aze kukadutegura bura muka turaza kugacinya ariko nitubona kanya turazogira uburyo tugera cyo tuyikarage nta mpamvu yongera ngo tugire ubwoba kuko turi muri vacances turi ngo twereka abantu bose ko turi mu kiruhuko hanyuma abantu bose uko nako tunezerewe. There you go, bro. Wowe indirimbo muri Misiri kugukora ku mutima ni iyi? Ngiye ni indirimbo y'umujama witwa Papa Cyangwe. Papa Cyangwe? Ya. Ntuneze imbebare surire. Oya yitwa Wineza abana. Niko Wineza abana, Wineza abana, ya Wineza. Hose ahubwo se ndi mukazi. Oya ntabwo nkaza akarimbo. Ariko naho kerekeza. Wineza abana, Wineza abana. Ya. Uramujama ndamukunda irandirimbo nabikunze byaka. Wow, urumva rero uyu munsi no munsi mwiza cyane hanyuma Emi wowe akarimbo kari kugufasha muri nakaye karufasha bati vacances yagire kunyohera ndi gufasha ababyeyi gukora turimo two mu nzu ariko nagacometse kuri TV ariko kari gupureyinga kabati kano kari mananye ndi kumva fresh kari kufasha imirimo nanye ntago ndi bujye kure y'abavandimwe mu gihe twari turi kwigana numva turimbo tuba dutuje two kuruhura mu mutwe mbese hari bande nkunda y'abanyamerika bita Pentatonics bajya baririmba uturimbo dutuje ukuntu nitwa nabaga ndi kwiyumvira ariko muri iyi minsi ndi kwiyumvira Abu Dhabi ya Bruce Melody. Oh wow, ako Abu Dhabi gutwika iri kubica bigacika no iri mu kazi kose. Hanyuma rero abakurikiye Mataru TV show mwese mwabyumvise abanyeshuri baranezerewe kandi barishimye ndetse mu by'ukuri ntago twababesha uburyo bagaragaye barakwiye kwishima kuko iyo umuntu ari mu kiruhuko umuntu wese n'umukozi yari muri vacation iyo ta vacation wafashe nk'icyumweru kuruhuka niba ari ikintu kikuryohera nicyo cyumweru iyo wafata icyumweru wenda cya 2 cyangwa bingahe iteka y'umuntu ari mu kanya ko kuruhuka yumva umutima we unezerewe. Hanyuma rero turakomeza ariko sinzi niba noneho buri wese agiye kubaza mugenzi we akabazo kamwe hanyuma tumara gusubiza akabazo kamwe nanjye mushake mumbaza nanjye ndi ready akabazo hanyuma nituza gusoza turaza kureba ibibazo bibiri ariko kimwe kirabaye hanyuma nituza gusoza turareba uburyo none twashiyeho karakaririmbo dusa nkaho kubita akagiri ariko muraza no kutwirizaho namwe n'akarimbo niba mfite impano ufite impano nabaza kwitubwira adushiriho akantu hanyuma tubarize Emi ikibazo kimwe ikibazo kimwe bose burakiraharira niba ntacyo nta kibazo ikibazo namubaza wari umwaka Emi ikibazo ngufitiye wari umwaka wawe muri college utangira uruvuye high school mbese college bitewe n'ukuntu wayumvaga ngiye bitewe n'ukuntu nayumvaga kuroba bite college ngiye sinzi nimba ari umwaka wa mbere tukaba tukiri no gufata amasomo yoroshye ntago nabyita ngo ni yoroshye ariko aracyari matoto bitewe no kuyo tuzafata ntago nabyita ko ubundi kwiga byose biba ari bimwe kwiga byose biba ari bimwe nimba warize nimba uvuye high school uri umunyeshuri ntugende ngo ugite wicara n'ubundi uzaguma muri ya systeme yo gukomeza kwiga rero ntago byangoye cyane kubera ko n'ubundi njye navuye high school ndi guhita ngenda straight muri college ntago byangoye cyane gusa nyine ntago nzi amasomo nzafata mu myaka iri imbere ukuntu azaba ameze gusa buno ntago byanyoroheye ntago byankomereye cyane nk'ukuntu nabikekaga. Wow very good Emi switch back nawe mubaza akabazo ese ngabo Smax yose nayawe nk'uko wabivuze kubera iki wahisemo kuba undecided wavuye muri high school ukumva nta na rimwe nta somo na rimwe ufite muri gahunda kwiga wavuze ko ufitemo nk'abiri wari uri gutekereza ariko ukaba utarahitamo na rimwe aya biri na ayahe wari uri kumva ushaka kwiga mbese yes urakoze cyane kuri icyo kibazo impamvu njye nagiye ndi undecided nangiye guhitamo gufata major ebyiri izo major ni business management hamwe na computer science so nkunda ibintu bya business cyane nabona naravuze ati mpitemo gufata iki cyangwa se mpitemo gufata iki rero ndavuga mfashe bibiri cyarimwe byangora
kuko nabonye ntawe njya nkunda kwicara ntari no gushaka n'utwo dufaranga nkunda amafaranga cyane nabonye kubihuza nabwo byajya bintwara time yose ubwo rero nahisemo kugenda ndi ansare dore ko nshaka ngiye gufata so waruvuze business management na computer science bivuze ko ariko urashyumva mu mutima wawe se n'ubundi ushobora kuzahitamo muri ibyo bibiri cyangwa se nubona n'ikindi cyiza wenda kiruseho ushobora wenda kuzachanginga mind oya amahitamo yanjye aracyari muri ibyo bibiri there you go hanyuma ngabo Simax Imana iguhumugisha kandi gukunda business nizere ko Imana izagufasha ukazatunga company we wish you to be a company owner in your future kandi ahazaza we never know nta kintu kidashoboka iyo umuntu akiriho so emi nawe in electrical engineering niba ari ikintu cyiza kibaho cyane ko muri iki gihugu nta kintu na kimwe muri iki gihugu abantu babimenye kidakoreshwa amashanyarazi ntacyo ahantu hose everything is about electricity ari amazu ari imodoka ari ibintu byose I guess nta kintu kidakenera umuriro so bigaragara ko field urimo byanze bikunze izakubyara ikintu gikomeye cyane ahazaza hawe so hari uri bumbarize uyu musore ikibazo cyangwa kamubaza kabisa kumbaza ikibazo Starboy bamwita Stapi afite amazina menshi ni nk'ayishoka afite abahungu barangise ko ikibazo nshaka kubaza uyu musore yibanze ku by'umugore cyane kandi tuzi ko avuye muri Afurika vuba ntabwo tuzi background ye neza se waba warasize uyu mugore muri Afurika ko akunze kumwibazaho cyane cyangwa icyo nababwira cyo umugore nyine icyo nababwira umugore we muri Afurika naramusize ariko abagore bo muri Afurika ni ibyaho ntago wamukurikira se ubundi wateganya imyaka 5 bitewe nuko ngana yari inshuti yawe yari umugore wawe umugore cyangwa ni inshuti nyine bitewe n'uburyo ngiye mbizi n'uburyo twabanye cyo namwita umugore mufitanye umwana ntabwo dufitanye umwana ariko twabanaga nk'umugore umubanaga mu nzu nk'umugabo n'umugore icyumweru amezi yarakubise washawe mu kintege cyamubwire ko kimufite ku mutima ko uracyamutekereza wenda ntabwo namubwira ko mutekereza kuko namubwije ukuri ndamubwira ati bebe rero ushaka bajamba kwinjirira njye ntabwo tukiri kumwe uyu mutipe ndamukunze nuko nta mariage mwagenze kuko bita open marriage iriya ni open marriage I guess kuko uba wemerewe kuzashaka undi igihe mubaye wenda ari ukuntu mwa breakings up so ubwo nyine nuko byagenze yihangana ariko ngiye icyo ngusabye nk'umuvandimwe wawe icyo uko mwabanyeho mwakundanaga uzagire impano umugenera ishimishije na azajye yireba avuga ati ni wa muntu twigeze kubana ku buryo ku mutima wazahora n'ubundi yibuka ko mwakundanye icyo kintu kiranezeza so reka niba nawe gira undi muntu baza ikibazo twari tugiye tutubwiye ngo baza Emi cyangwa baza Sima twese afite uburenganzira bwo kutubaza neza ubaza uyubaze n'uyu buruma ikibazo kimwe babaziye muri Amerika abasore nyine urebye nta bibazo mbafitiye ntabyo ntibakagira ibibazo Imana ibarinde ibibazo ubwo uba buri ikibazo ubwo nta kimwe bafite ni byiza cyane kandi ni umugisha so ahubwo noneho reka njye nta kibazo mwambaza ese ikibazo kimwe mfite iyi TV harya Mataru TV right Mataru TV show Mataru TV show iyi Mataru TV show ni purpose yo kwishinga kubera iki wahisemo guhitamo kubera iki wahisemo gukora TV ukayita Mataru cyangwa ni izihe ntego zari wari ufite urukwishinga mbese yes Mataru iyi TV yacu twashinze ngiye n'undi muvandimwe wanjye dukorana iyi TV twayishinze kubwo kugira ngo twigishe cyane icyo twakwita gushyira hamwe nk'abanyafurika cyane abantu bavuga ikinyarwanda kuko twasanze agahu katagira umuco gacika none dusanga ni tutagira icyo dukora kugira ngo tujye twigisha
urubyiruko rwacu cyangwa se n'ababyeyi bacu bajye bigunga mu nzu badafite ibyo bareba bumva, dusanga hari igihe ababyeyi bacu bazigunga cyane cyangwa ninaha bakahanga ko ababyeyi bacu urwego bagezemo ni urwa morale, ni urwo kwishima. Hari dufite abasaza, abakecuru n'abandi batandukanye ku buryo iyo badakora kirirwa mu nzu ikindi kibamara irungu aba ari TV. So ibi byose twabishinzwe kugira ngo dushimangire umuco wacu, kandi nanone dukore ikintu cyo gukunda iwacu nk'abanyafurika, ntidukomeze kumva ko kuba turi muri Amerika bivuze ko twakwibagirwa iwacu aho twavuye. So nicyo kintu cya mbere cyatumye tuyishinga, na n'ubu ndetse ari nacyo kiri buhite kinyerekeza kuza. Urambwije impamvu twahise Mataru TV. Mataru izina ryatujemo gutyo randomly, niko navuga, ryatujemo gutyo nkuko n'abandi bose bapfa guhitamo. Tureba izina gusa risa nkaho ritarakoreshwa n'undi muntu wese ukoresha YouTube, kuko iyo ufite izina rimeze nk'iry'undi muntu abantu bareba ama YouTube channel yanyu barabyitiranya. So twarebye izina, ariko Mataru, ubundi Mataru bifite ubusobanuro. Mataru mu Rwanda ni bayita isenene. Urayizi? Igenda yize isanane karakaya kaguru nzifata muri Afrika. Ya benshi bayita isanane, ariko harandi abite naho uhereye mu Rwanda harabina bita isenene. So muri Kongo nkatwe twavuye za Kongo twayitaga Mataru, kubera ko agasimba gataragurika. Rero twebwe twakunda kwita Mataru, noneho niho twahere tuvuga rirazina rivuga ngo dufite imihigo yo kujya dutaruka tugana hejuru. Dufite gahunda yo kugenda growing up. Urakoze cyane brother, Imana igumugisha. So ngira ngo sinzi niba hari undi urumbaza ikibazo kugira ngo dukomeze. Ntacyo. So okay, murakoze cyane kuba muri kumwe natwe. Hanyuma reka mbanze mbabaze mbere ko tujya kuri karakarimbo turi bucinyakadiho, reka mbabaze ese ntazi n'impano mwumva mufite. Impano ubundi ugiriye impano ngenzi ko hari n'impano nzufite niyi ari umuntu aba yifitemo impano nyinshi, ariko abandi ariko hari popping up. Ari umuntu afite impano nyinshi ariko nawe atazizi. Okay. Urangiye muri ngewe ndaho. Ariko ngenzi ko ufite impano ya comedy. Ya comedy? Yego. Ngiye bura ntago nyiziho. Ujukune aho wicaye ntago hajyaba intoza irungu, ukunda gusetsa abantu bakanezerwa. Ubwo nayirajya mu mpano ariko ntago nari mbizi. Bibaye ya mbere. Simax wowe? Nanjye kuri ubu nta mpano kabisa. Nawe ntavuze kuri comedian? Comedian hari ababimbye ariko nanjye ntabyo ndibonamo. Mu by'ukuri hari ikintu kinezeza iyo umuntu hari ikintu nkundira groupe yanyu, urubyiruko mubana inshuti zanyu, nkunda ko iteka muhora munezerewe, ntimujya mugira ikintu cyo kugira ikintu cyo kugira ngo mucikemo igikuba, musange mwacitse intege, mwaguye ikinya, mwacecetse. Mukunda aho muri hose, mukunda kuba mwishimye n'abantu muri kumwe bose babonamo umunezero. Kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bakunda guhora bishimye, baseka, banezerewe bagira uburambe burebure ku isi. Bivuga ngo kuko amagufa yabo arakomera, agahora ameze neza. Uko niba ari ikintu cyitwa umuti ukomeye muri isi ni inseko. Iyo umuntu ahora yishimye, ubuzima bwe bumubera burebure, araramba kuruta umuntu uhorana utubazo, ahora atekereza ibibi gusa. So rero aho mukomereza aho, ndabashimiye kandi keep it up. Ariko kunzi ko uri n'umuririmbyi ukore gutari kuva kujya uririmba. Kuririmba no kubikora kubera ko mbikunda, nabundi ntago ari impano navuga ngo iyi ni impano yanjye. Ukakarimba mukunda kubita kano kagakora se karimba mukunda kurimba muri church we na Simax tu. Gakora sesa ubwo kubyo makora sinzi ibyo ushatse kuvuga nawe mbese. Akatemo ari ndirimbo mukunda kurimba mu rusengero ariko ubwo jya urumva byatwobera. Mushiramo ako akamagana abiri muzi neza. Ubwo tubwira iyo ukunda twazana n'igitabo tukayikorera nta kibazo. Ikunda jya nkunda kuririmba indirimbo ngo ko yacunguye niwe wacinguye umwanzi maza kambatura kukubwe yacunguye nzahimbaza izina rye kukubwe yacunguye nzaririmbira uwandokoye. There you go. Murano abagabo kubera ko ndabizi neza ko muri abadventiste kandi mukunda kuririmba. So rero agataho dukomereje ubwo vacances yari tangiye bura dukoze ni nko gukora stretch. Vacances gotegereje. Alright? Stretch. Okay, reka duhagare gatoya hanyuma badukorere mukurikire. Urabona ko abasore bacu rwose
aha ishuri ryari ryarabaheranye ariko babonetse nizere ko byashyushye urabona ko hano byakomeye rero nizere ko abantu bose kuri Mataru nizere ko muzabona ko turishima turanezerwa niyo mpamvu uyu munsi komeza shinyaho igaragaze igaragaze eme igaragaze ngene murabona ko nyine ashaje abasore banganje hano byakomeye aho Penny mani rabo Many girls want to get it from me, but I left it them for you. You remember love to drink it beer, but I left it all for you. Angelina mama, Angelina yo, Angelina mama, Angelina yo. Tereta wagufata akakunzanira namuha byose mfite Angelina mu Rwanda ariko emiko tigaragaza kandi nawe garagara mama aho Angelina yo aho Angelina mama Angelina yo wagufata vakanse irashushe murabona ko abanyeshuri bacu mu kiruhuko bameze neza kandi baratuje Mataru TV show tubafitiye byinshi cyane bitandukanye kandi tuzakomeza tubandire byinshi reka dusabe DJ atugabanyiriza kara karirimbo kugira ngo noneho agahagarike maze dukomeze kuyindi gahunda hanyuma basore banjye ndanezerewe cyane murakoze cyane kandi mu by'ukuri mudukoreye umunkoreye umuti kuri uyu mugoroba ese mu by'ukuri murumva gute uyu munsi hano kuri gahunda ya vacances n'abanyeshuri murabona iyi gahunda dutangiye muri ikiganiro dutangiye uyu munsi cy'abanyeshuri murabona mbese kimeze gute nkamwe mugifashe gute kuri uyu munsi kino kiganiro ni cyiza kabisa no kujya mubagera aho bari ni igihe cyiza cyo kwidagadura bakishima kuno bari mu kiruhuko cy'amasomo mukabaganiriza hanyuma nawe murabona iyi gahunda ese tuyikomeze hanyuma iyi gahunda mutwemerere ko dufite hano kureka n'abandi banyeshuri ese murabona bihagaze bite kuri iyi gahunda gahunda ni nziza abanyeshuri bari mu rugo bajya bagera kuko iyo bicaye mu rugo abigunze mu gihe badafite ikindi cyo gukora gusa nyine nanjye nishimiye ubutumire bwanyu murakoze cyane subscribe to Mataru TV thank you there you go hanyuma mwese turabashimiye ariko kandi reka kugira ngo dusoze dufate umwanzuro wo kugira ngo tugire ku musozo noneho twongere twicare hanyuma noneho turebe ko noneho dusoza neza fresh neza nk'abantu batangiye neza dusoze neza rero dushimire abakunzi bacu ba Mataru TV show kandi tubabwire ngo aba bashyitsi bacu nakagaruka aba banyeshuri ndetse tubijeje neza 100% ko n'umunsi bazasoza amakareji tuzaba duhari tuzabereka ibiganiro cyangwa se ibyishimo zabafite kuri uwo munsi kandi tubifuriza ko batacika intege kuko ejo hazaza heza hose hahera ku ishuri so Emi tanga ubutumwa bwa nyuma wagira abanyeshuri ubwira abagenzi bawe abo mwigana cyangwa se umuturanye giye butumwanira agenera abanyeshuri cyangwa inshuti zawe tugana ku musozo ubutumwa nabagenera ntago ndi bujye kure n'umuzi twaganire ku by'ishuri cyane yego nibyo cyane turiho ni ukumenya nimba bari ku ishuri ni ku ishuri nimba bari muri vacances ni muri vacances ikintu cyose bakoze bakagishyiramo 100% mbese bakagikora bagifokasinze ubwo tumaze kuba bakora ntago ari ibintu byo gukora turi kwishimisha ni ibintu byo gukora ufite intego nyabuna abana abo igihe mwari ku ishuri ababyeyi bavunikaga bonyine cyane tukanabafasha rega bwibuke gufasha ababyeyi no kuri pe kandi rwose n'umugisha cyane gufasha umubyeyi wawe cyane kabisa okay so nawe gira utumugenera abavandimwe bose aho bari hose inshuti zawe zikuzi nabo muturanye gira icyo babwira ndetse nababwira
ushaka kugira icyo ubwira n'ababyeyi bawe yarakanze nibwira inshuti okay ize nuko nabwira inshuti zanjye yego icyo ubwira ibyabo barabishoje n'abantu b'abagabo turabashimye cyane bareze neza abantu bo tugiye kungana cyangwa bongeye gukurikira bakiri mu ishuri mwene mukwiye kwiga ishuri ni ryiza cyane yego inshuti yawe muzagaragare neza kandi muzubake ejo hazaza hanyu heza mukwiye kwiyitaho mukamenya aho mujya yego natwe tubikora gutya tuzi aho tuzajya ntabwo tubizi neza ariko dukeka ko hazaba heza namwe niko mubyumva ariko icyo nababwira cyo imbere hanyu muzifuze ko haba heza ntimuzigere musharirwa n'ubuzima yego sha mwene ubuzima bwanyu buzaba bwiza big up brother that's good advice I like it bro rakoze cyane guys smart nagira icyo bwira abandi bagenzi bacu bari hano arabo mwigana ari inshuti zawe ese ubutumwa bwawe wagenera uwo ari we wese ubukurimo ubukujemo uko bwari bwose ku bavandimwe banjye ntabwo najya kure y'abavandimwe banjye kucyo bavuze n'ubundi icyo twavugaga ni ibintu bijyanye ku by'abanyeshuri cyane icyo navuga kuri bagenzi banjye nyine ubishoboye niyige ubishoboye najye mu kazi buri muntu nicyo ashoboye ahubwo wowe icyo ashoboye cyari cyo cyose gikore neza kuko aricyo kizakubyarira umugati icyo urimo gikore neza nicyo navuga ngiye akoze cyane ati Simax ati buri wese icyarimo nagikore neza ikingenzi burya nuko unoza umurimo kuko nta murimo udakiza nyirawo rero gira icyo ukora kandi noneho reka tubabwire bashyitsi bacu bahire banyeshuri beza reka tubifurize ishya n'ihirwe tubifurize imana ibongerere ubumenyi ibaye kugira ngo mukomeze mukurikire neza kandi intego n'intumbero n'inzozi mufite zahazaza tubifurije ko imana zabafasha mukazigeraho kandi tuzi neza ko imbere hanyu hari imbuto nziza zibategereje kandi muzazirya mwishimye imana izabane namwe murakoze cyane subscribe kuri Mataru TV show kandi man mubatere peace buri wese abasura basa Mataru TV subscribe like and comment mwakoze cyane nakagaruka imana ibane namwe kara kantu ariko ugabanya kavurime kaba gakeya kugira ngo